Reka twongere dushimire Imana cyane kubera ko yaturinze tukaba tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Rero nk'uko bisanzwe biri, tugiye kwiga ijambo ry'Imana muri kano kanya, ariko mbere ya byose reka tubanze dusenge. Turagushimye, turaguhimbaje Imana ikomeye kubw'urukundo rwawe rwakomeje kubana natwe. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Tugiye kwiga ijambo ryawe, n'abo waremye uhira imitima yabo, abari hafi na kure kwakira ijambo ryawe, kandi uzaduha amaherezo meza, tubise twizeye mu izina rya Yesu, amen. Uwo mugiye kuganira nitwa Tugane Yesu Rure Joseph. Tugiye kwigana insanganyamatsiko itubwira ngo inkomoko y'urusengero n'iherezo ryarwo. Iyo niyo nsanganyamatsiko tuza kwigana, turebe icyo Imana itubwira. Mu gitabo ndaza gusomamo cya Bibiliya, ni mu Kuva 25 umurongo n'uwa 8, haranditse ngo kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo. Imana ibwira Abayisiraheli, yarababwiye ngo bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo. Bivuze ko bava mu Egiputa bagana i Kanani, hagombaga kuba hariho ubuturo. Ubwo buturo bwari bukozwe mu ihema kugira ngo Imana nije ivugana nabo, noneho hari umutambyi bakagenda bakabubamba bitewe n'uko bagendaga bimuka. Ibyo Imana yabibategeka ngo bandemere ubuturo bwera nturi hagati muri bo, kugira ngo nibayishaka baje bayibona. Rero uko niko Imana yabibategetse. Ariko bageze i Kanani, mu gitabo cyitwa muri Ngoma, ni igitabo cya mbere cy'ibyo ku Ngoma, igice cya 24. Reka mwumve igice cya 17. Reka twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira, maze igitabo cya mbere cy'ibyo ku Ngoma 17 umurongo wa 1 haranditse ngo Dawidi ahakanirwa kubakira Imana inzu. Nuko Dawidi aganje mu nzu ye, abwira umuhanuzi Natani ati, dore ngemba mu nzu y'imyerezi, ariko isanduku y'isezerano ry'Uwiteka ikaba mu ihema. Natani asubiza Dawidi ati, kora uko umutima wawe ushaka kose, kuko Imana iri kumwe nawe. Iryo joro ijambo ry'Imana rigera kuri Natani, iravuga iti, genda ubwire umugaragu wanjye Dawidi uti, umva uko Uwiteka avuze ati, ntuzanyubakira inzu yo kubamo, kuko ntabwo nigeze kuba mu nzu uhereye ku munsi nazamureho Abayisiraheli kugeza ubu, ahubwo najyaga mu buturo nkajya mu bundi. Mbese ahantu hose nagendaniye n'Abayisiraheli bose, hari ubwo navuganaga n'umucamanza wese w'Abayisiraheli, uwo nategetse kuragira ubwoko bwanjye nti, niki cyababujije kunyubakira inzu y'imyerezi? Aha uwaje gupanga planification yo kubaka urusengero rw'Imana yitwa Dawidi. Ariko ntabwo yaje kurwubaka, ahubwo rwaje kubakwa n'umuhungu we witwa Salomo, kubera ko yaje gusambana na Batisheba. Nyuma umuhungu we Salomo yaje kurwubaka, nawe yibaza iki kibazo ngiye gusoma mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku Ngoma. Turasomamo iri jambo 6 umurongo wa 18. Reka turebe uko hatubwira. Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku Ngoma 6:18 haranditse ngo, ariko se ni ukuri koko Imana izaturana n'abantu mu isi? Dore ijuru ndetse n'ijuru risumba ayandi ntirikwirwamo, nkanswe inzu nubatse. Ariko wite ku gusenga k'umugaragu wawe nkwinginga. Uwiteka Mana yanjye, wumve gutakamba no gusenga umugaragu wawe ngusengera imbere yawe, kugira ngo uhore ushyize amaso kuri iyi nzu ku manywa na nijoro, n'ahantu wavuze kuzashira izina ryawe, ngo ubone uko ujya wumva gusenga umugaragu wawe, nzajya nsenga nerekeje aha.
iri jambo Salomo amaze kubona inzu imaze kuzura, nawe yaribajije ati ese koko ijuru risumba yandi ntirikwirwamo, nkanswe y'inzu nubatse. Uwapanze planification yitwa Dawidi yo kubakira Imana inzu, ariko ayipanze iryo joro igihe bapangaga ari kubwira Natani ngo ngiye kubakira Imana inzu, baratandukanye. Iryo joro Natani agenda abwira Imana imuvugiramo ngo genda ubwire umugaragu wanje Dawidi ko ntigeze mba mu nzu, ahubwo navaga mu buturo nkajya mu bundi, nava mu hema nkajya mu rindi. Ariko byageze aho uwitwa Salomo aza kwemererwa kurwubakwa, ariko kubaka urwo rusengero. Ariko uhereye kuri Adamu nta nsengero zigeze zibaho. Mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose 236, mwumve ukuntu havuze. 236 haranditse ngo abaturage ba mbere bo ku isi bari baragize insengero zabo munsi y'ibiti byo mu ngobyi ya Edeni. Aho niho Kristo yari yarasabanye na sekuruza w'abantu. Bamaze kwirukanwa muri paradizo, ababyeyi bacu ba mbere bakomeje kuja basengera mu misozi no mu mashyamba. Aho niho Kristo yajyaga bazanira ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Ni naho kandi Kristo yavuganye na Aburahamu munsi y'ibiti by'imyeroni bya Mamure. Na Isaka nawe niko bavuganye ubwo yarasohotse nimugoroba agiye mu murima gusenga. Yakobo nawe bavuganye ubwo yasengeraga ku umusozi w'i Beteli. Mose nawe bavuganye mu misozi y'Imidiyani. Naho umusore Dawidi bavuganaga aragiye imikumbi ye. Kubw'amabwiriza yatanzwe na Kristo mu 115 byahise, Abaheburayo bagombaga kuva mu ngo zabo icyumweru cyose rimwe mu mwaka kugira ngo baje mu ngando zubatswe n'amashami y'imikindo n'amashami y'ibiti bisagambye binini n'ingemwe z'imikindo yo ku migezi. Niko byari byaranditswe. Insengero turiho uyu munsi tubona muri gahunda y'Imana ntabwo yigeze izitegeka abantu ngo bazisengere, ahubwo kera bahoze basengera mu misozi, mu mashyamba, kwa rubanda. Uko niko byari biri. Ariko nyuma uhereye kuri Adamu ukazamura bajya i Kanani, bagendaga kuva mu Egiputa kugera i Kanani, bagendaga nukuvuga ngo bagendaga ari inkingi y'igicu ku manywa, ikaba inkingi y'umuriro nijoro, Imana ikabayobora. Bageze i Kanani rero niho Dawidi yapanze kubakira Imana inzu yo kubamo. Imana yamubwira ngo ntabwo mba mu nzu. Mu gitabo ndaza gusomamo cyitwa Yesaya 60 mwumve na 6. Reka dusome Yesaya 66 umurongo n'uwa mbere. Ndaza gusoma iri jambo rikurikira maze turyumve. 66 umurongo wa mbere haranditse ngo Uwiteka aravuga ati, ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Muzanyubakira nzu ki? Kandi aho nzaruhukira hazaba ari hantu ki? Kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye bikabaho byose, niko Uwiteka avuga. Ariko nitaho ni umukino ufite umutima umenetse, agahindishwa umushitsi n'ijambo ryanjye. Uko niko byari bimeze. Abayisiraheli bava mu Misiri mu 1446 mbere ya Kristo. Kubaka ubuturo bwera byakozwe hagati y'1446 n'1445 mbere ya Kristo, kuko babaraga bamanura. Uru rusengero ruvugwa rwaje kubakwa na Salomo. Rwaje kubakwa na Salomo kuva muri 966 mbere ya Kristo, nkuko tubisoma mu gitabo cya mbere cy'Abami. Igitabo cya mbere cy'Abami, reka turebe iri jambo uko risobanurwa
mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 6 mwumve uko uru rusengero rwaje kubakwa na Salomo. Igice cya 6 umurongo wa mbere haranditse ngo hashize imyaka 480 Abisirayeli bavuye muri Egiputa, Salomo atangira kubaka inzu y'Uwiteka mu mwaka wa 4 ari ku ngoma, hari mu kwezi kwa Zivu, ariko kwezi kwa 2. Iyo nzu umwami Salomo yubakiye Uwiteka, uburebure bwayo bw'umurambararo bwari mikono 60, ubugari bwayo bwari mikono 20, uburebure bwayo bw'igihagararo bwari mikono 30, kandi baraza ry'inzu y'inyuma y'urusengero uburebure bwayo bw'umurambararo bwari mikono 20, nk'uko ubugari bw'inyuma bwanganaga. Hepfo ubugari bwayo bw'imbere y'inyumba bwari mikono 10. Abajishiriza iyo nyumba amadirisha y'ibisate bisobekeranije bidakuka ku nzu y'inyumba, yomekaho ibyumba bigerekeranye bikikije inzu y'urusengero niyahavugirwa. Uko niko iyo nzu yayubatse. Iyo nzu y'Imana arayubaka muri 966 mbere ya Kristo. Noneho uyu Salomo uru rusengero yaje kubaka, Imana ngo yaje kurutaha, niko byanditse. Imana yaje kurutaha, irarutaha, ibikoresho byose byari birimo. Nyuma yaho uru rusengero ngo rwari rwiza, rwubatswe mu buryo bwiza, rwarubatswe igihe kirekire. Nyuma yaho runo rusengero bazaga kwiratana, abarusengeragaho biratanaga ubwiza rw'urwo rusengero. Mbibutse ko urusengero rwubatswe i Yerusalemu rwari rumwe. Uwasengaga ashaka kugira ngo agire icyo asaba Imana yerekeraga iyo rwabaga ruri. Ibi byo reka mbisome muri Daniyeli mwumve uko hatubwira. Daniyeli igice cya 6 umurongo wa 10 haranditse ngo maze Daniyeli yumvise ko urwandiko rwashizweho kuboko agiwe, kandi amadirisha y'inzu ye yarakinguwe yerekeye Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama 3 mu munsi asenga Imana ye, akayishimira nk'uko yari asanzwe abigenza. Urusengero rwabaga ari rumwe, rwubatse i Yerusalemu. Noneho wajya gusaba Imana ugasenga werekeye iyo urusengero rwabaga ruri. Ko niko byagendaga. Uru rusengero byageze nyuma baza kurwiratana, ruza gusenwa n'uwo bita Nebukadinezari muri 586 mbere ya Kristo. Rwa rusengero Salomo yubatse imyaka myinshi, we yaje kurusenya muri 586 mbere ya Kristo. Mu gitabo cya 2 cy'Abami reka tuze kureba uko hatubwira. Mu gitabo cya 2 cy'Abami igice cya 25 umurongo wa 8 reka twumve. Haranditse ngo nuko mu kwezi kwa 5 ku munsi wa 7 wako, ariyo mwaka wa 19 ku ngoma y'umwami Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, Nebuzaradani umutware w'abarinzi umugaragu w'umwami w'i Babuloni yaje Yerusalemu. Ageze atwika inzu y'Uwiteka n'inzu y'umwami n'amazu yose Yerusalemu arayatwika. Maze ingabo z'Abakaludaya zose zari kumwe n'umutware w'abarinzi zisenya inkike za Yerusalemu impande zose. Bukeye abantu bari basigaye mu murwa n'abari bakeje umwami w'i Babuloni na rubanda rusigaye, abo Nebukadinezari umutware w'abarinzi abajyana ari imbohe. Ariko umutware w'abarinzi ahasiga abantu baho b'abatindi, hanyuma y'abandi kujya bicira inzabibu bagahinga.
kandi inkingi z'imiringa zari mu nzu y'Uwiteka, n'ibitereko n'igikarabiro kidendeze c'umuringa cyari mu nzu y'Uwiteka. Abakarudaya barabimenagura, bajyana imiringa yabyo i Babuloni, bajyana n'ibibindi n'ibyuma byo kuyora ivu n'ibifashi n'indoshyo n'ibintu by'imiringa bakoreshaga byose, n'ibyotero n'ibyungu. Kandi uwo mutware w'abarinzi ajyana ibintu by'izahabu n'iby'ifeza, za nkingi zombi na cya gikarabiro kidendeje n'ibitereko Salomo yakoreye gushyira mu nzu y'Uwiteka. Imiringa yabyo byose ntiyagiraga akagero. Inkingi imwe uburebure bwayo bwari imikono 18, kandi umutwe wayo wacuzwe mu miringa, uburebure bwayo bwari imikono 3, hasobekeranije bisa n'urushundura, hariho n'imbuto z'amakomamanga, byose byari imiringa. Kandi inkingi ya kabiri nayo yariho bene ibyo hamwe n'ibisa n'urushundura. Mwumve neza, ibi byose babijyana i Babuloni kubwo kutumvira kw'Abayisiraheli. Ni ibiki se bakoze byatumye uru rusengero Salomo yubatse rwarimbuwe? Icya mbere ni ugusuzugura Imana no kuyoboka ibindi bigirwamana. Gusuzugura Imana, icyo ni icya mbere, no gusuzugura no kuyoboka ibindi bigirwamana. Muri Yeremiya ndaza gusomamo iri jambo, Yeremiya igice cya 7, reka tuze gusoma twumve umurongo wa 3. Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga iti: nimugorore inzira zanyu n'ingeso zanyu, nanjye nzabaha gutura aha hantu. Ntimukiringire amagambo y'ibinyoma ngo muvuge muti, urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka nguru. Bajyaga biratana rwa rusengero Salomo yubatse, bakarwiratana, ariko Imana nayo yamuhaye amabwiriza, iramubwira ngo uru rusengero nyubake kuko nzarutaha, maheshereza icyubahiro, ariko nimwanga mukansuzugura, ahangaha hazaba amatongo, uzaharebe avuga ati basuzuguye Imana. Nuko imuha n'amategeko. Muri Yeremiya igice cya 7 umurongo wa 9 haranditse ngo, wa 3 ariho tujya, ntimukiringire amagambo y'ibinyoma ngo muvuge muti, urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka nguru. Bakoze iki? 7 umurongo w'9 ni mu gitabo cya Yeremiya haranditse ngo, mbese mwakwiba, mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma, mukosereza Bali imibavu, mugakurikiza izindi mana mutigeze kumenya, maze mukaza kumpagarira imbere muri iyi nzu yitiriwe izina ryanjye, mukavuga muti turakijijwe, ariko ari ukugira ngo mubone gukora ibyo bizira byose. Iyi nzu yitiriwe izina ryanjye mbese ihindutse isenga ry'abambuzi mu maso yanjye. Dore njye ubwanjye narabibonye, ni ko Uwiteka avuga. Ariko noneho nimugende mujye ahahoze ari iwanjye h'Ishilo, aho nabanje guhera izina ryanjye ubuturo, kandi mwitegereze uko nahagenje mpahoye gukiranirwa kw'abantu banje ba Isirayeli. Kandi n'ubu kuko mwakoze iyo mirimo yose, nkabatonganya nkazinduka kare mvuga, ariko ntimunyumvire, nkabahamagara ariko ntimwitabe, nicyo gituma ngiye kugirira nabi iyi nzu yitiriwe izina ryanjye, iyo mwiringiye n'ahantu nahabahanye na ba sokuruza, nk'uko nagiriye Ishilo, nzabacira kure y'amaso yanjye, nk'uko naciye abo mu vindimwe bose, ndetse n'urubyaro rwose rwa Efurayimu, ni ko Uwiteka avuga. Ngaho mwumve uko byagenze. Imana yagombaga kubarimbura kubwo gukora ibyaha. Icya mbere ni ugusuzugura Imana no kuyoboka ibindi bigirwamana. Manase, mwumve ibyo yakoze. Manase yakoze iki muri uru rusengero? Mu gitabo cya 2 cy'Abami, mwumve umwami Manase ibyo yakoze, maze mwumve. Mu gitabo cya 2 cy'Abami, reka tuze gusomamo iri jambo rikurikira. Mu gitabo cya 2 cy'Abami igice cya 21, mwumve uko hatubwira. 21 umurongo wa 3 n'uwa 4.
ariko akora ibyangwa n'Uwiteka. Uyu ni Manase. Ariko akora ibyangwa n'Uwiteka, akurikiza ibizira by'abanyamahanga Uwiteka yirukanye imbere y'Abayisiraheli. Yongera kubaka ingoro ya Hezekiya yari yarashenye, yubaka n'ibicaniro bya Bali, arema Ashera nk'uko Ahabu umwami w'Abayisiraheli yabigenzaga. Aramya ingabo zo mu ijuru zose, arazikorera, yubaka ibicaniro mu nzu y'Uwiteka yari yaravuze ati, i Yerusalemu niho nzashira izina ryanjye. Kandi yubakira ingabo zo mu ijuru zose ibicaniro mu bikari byombi by'inzu y'Uwiteka. Anyuza, mwumva ikindi cyaha yakoze Manase, anyuza umuhungu we mu muriro, akayaraguza, akaroga, agashikisha abashitsi, akaraguza abapfumu, akora ibyaha byinshi cyane imbere y'Uwiteka ngo bimurakaze. Ikindi yakoze Manase, aremesha igishushanyo cya Ashera kibajwe, agihagarika muri ya nzu Uwiteka yabwiraga Dawidi n'umuhungu we Salomo ati, muri iyi nzu ni Yerusalemu mpatoranije mu miryango yose ya Isirayeli, niho nzashira izina ryanjye iteka ryose. Kandi ati, sinzongera kuzerereza Abayisirayeli ngo mbimure mu gihugu nahaye ba sekuruza babo, niba bazitondera ibyo nabategetse byose mu mategeko yose umugaragu wanjye Mose yabategetse. Ariko ntibumvira, ahubwo Manase abashukashuka gukora ibyaha biruta iby'amahanga Uwiteka yarimbuye imbere y'Abayisiraheli. Mwumve, rwa rusengero Salomo yubatse mu myaka ikomeye myinshi, nirwo bakoragamo ibizira. Icya mbere ni ugusuzugura Imana no kuyoboka ibindi bigirwamana. Icya kabiri, banze kwihana, bigomeka ku Mana. Yeremiya 26 umurongo n'uwa mbere, baje kwigomeka basuzugura Imana kugeza ubwo Yeremiya yaje kubaburira atumwe n'Imana mu rusengero rwa rusengero, bashaka kumwica. Ngaho 26 umurongo wa 4, kandi uzababwira uti, reka duhere ku umurongo wa 4, kandi uzababwira uti ukuntu Uwiteka avuga ngo, nimwanga kunyumvira ngo mugendeye mu mategeko yanjye nabashize imbere, kandi ngo mwumvire amagambo y'abagaragu banjye b'abahanuzi nabatumyeho, ndetse nazindukaga kare nkabatumaho, ariko mukanga kunyumvira, iyi nzu nzayihindura nk'ishiro, uyu murwa nzawugira ikivume mu mahanga yose yo mu isi. Nuko abatambyi n'abahanuzi n'abantu bose bumva Yeremiya avugira ayo magambo mu nzu y'Uwiteka, rwa rusengero Salomo yubatse. Yeremiya amaze kuvuga ibyo byose, yaraje kubahanurira. Uwiteka yari yamutegetse kubwira abantu bose, abatambyi n'abahanuzi na rubanda rwose baramufata bati, turakwica nta kabuza. Kuki wahanuye mu izina ry'Uwiteka uti, iyi nzu izahinduka nk'ishiro, n'uyu murwa uzaba umusaka udatuwemo? Abantu bose bakoranira kuri Yeremiya mu nzu y'Uwiteka. Ibikomangoma by'abanyamahanga bari hanze ngo bumvise kaduruvayo kari muri urwo rusengero, binjiramo. Ibikomangoma by'i Buyuda byumvise ibyo, bihera ko biza mu nzu y'Uwiteka bivuye ibwami, byicara mu irebe ry'umuryango mushya w'inzu y'Uwiteka. Maze abatambyi n'abahanuzi babwira ibikomangoma na rubanda rwose bati, uyu muntu akwiriye gupfa, kuko yahanuriye umurwa ibibi nk'uko mwabyiyumviye n'amatwi yanyu. Yeremiya yarakabwira ibikomangoma ati na rubanda ati, Uwiteka yantumye guhanurira inzu n'uyu murwa amagambo yose mwumvise. Noneho nimutunganye inzira zanyu n'imirimo yanyu, kandi mwumvire ijwi ry'Uwiteka Imana yanyu, nawe Uwiteka azareka ikibi yabavuzeho. Naho njyeweho ngaha ndi mu maboko yanyu, mungire uko mwibwira ko ari byiza kandi bitunganye. Icyakora mwumva uko yababwiye, mumenye yuko nimunyica muzaba mwishize amaraso atariho urubanza, no kuri uyu murwa no ku baturage baho bose, kuko Uwiteka yabantumyeho koko kubabwira ayo magambo yose ngo muyumvire. 16. Maze ibikomangoma na rubanda rwose babwira abatambyi n'abahanuzi bati, uyu muntu ntabwo akwiriye gupfa, kuko yatubwiye mu izina ry'Uwiteka Imana yacu. Yazaga kuhanura muri rwa rusengero Salomo yubatse imyaka myinshi. Yarwubatse igihe kingana iki? Yohana, ngaho mwumve,
Yohana igice cya 2:18. Reka tuze kumva uko Salomo yaje kurwubaka. Yarwubatse igihe kirekire, ararwubaka maze ruba ikimenwa bose. Muri Yohana reka turebe, Yohana igice cya 2. Abayuda baramubaza bati, ubwo ugize utyo watwereka ikimenyetso ki? Yesu arabasubiza ati, nimusenye urusengero nanjye nzarwubaka mu minsi 3. Nuko Abayuda batura urusengero rwe ko rwubatse mu myaka 46, nawe ngo uzarwubaka mu minsi 3. Ariko urusengero avuga ni umubiri we. Uru rusengero baje kubaka, Salomo yaje kubaka, yubatse igihe kirekire, nirwo rwaje gusenwa ruvaho. Uru rwari urusengero rwa mbere, ariko bakoragamo amabi. Kwanga. Icya kabiri, banze kwihana, bigomeka ku Mana, nubwo Imana yaboherezaga abahanuzi ngo baburire abantu barinangira. Nehemiya 25:4 kugeza 7, n'igitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma 36 kugeza 15-16 muzahasoma uburyo banze kwihana, bigomeka ku Mana. Kwanga kwihana bifungura amarembo y'umujinya w'Imana. Imana igira kwihangana, ariko ifata icyemezo iyo ntubanze kumvira ukuri. Icya gatatu, banduje urusengero no kwiyandarika, bazanye ubusambanyi n'ibintu by'isoni nke n'ibigirwamana mu rusengero. Ezekiel, mwumva ibyo bakoze muri rwa rusengero Salomo yubatse. Bakoze ibintu bikomeye, bazana ibyaha bikomeye muri uru rusengero. Ezekiel igice cya 8 umurongo wa 6, reka mwumve icyo bakoze. Haranditse ngo hati 6, maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese uruzi icyo bakora n'ibibi bikomeye ab'inzu ya Isirayeli bahakorera bintera kujya kwigira kure y'ubuturo bwanjye bwera? Ariko uzongera kubona ibindi bizira bikomeye. Nuko anjyana ku irembo ry'urugi, maze ndebye mbona icyuho mu nkike. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, ngaho agura icyo cyuho ku nkike. Nuko maze kucyagura mbona urugi. Nuko arambwira ati, kingura winjire urebe ibizira bibi bakoreramo. Nuko ndinjira, maze ndebye mbona amoko yose y'ibikurura hasi n'inyamaswa zishishana n'ibigirwamana byose by'inzu ya Isirayeli bishushanyije ku rusika impande zose. Kandi imbere yabyo hahagaze abantu 70 mu bakuru b'inzu ya Isirayeli. Hagati yabo hahagaze Yazaniya mwene Shafani, umuntu wese afite icyotero cye mu ntoki ze, kandi hatama impumuro y'umwotsi y'imibavu. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese ubonye ibyo abakuru b'inzu ya Isirayeli bakorera mu mwijima? Umuntu wese ibitekerezo bye abishushanyiriza ahameze nk'icyuma hiherereye, kuko bavuga bati, Uwiteka nta turuzi, Uwiteka yataye igihugu. Arongera arambwira ati, uraza kubona ibindi bizira bikomeye bakora. Maze anjyana ku rugi rw'irembo ry'inzu y'Uwiteka ryerekeye kasikasi. Nuko mbona abagore bicaye baborogera Tamuzi. Maze arambaza, Tamuzi ni ikigirwamana. Mbese urabibonye, wa mwana w'umuntu we? Uraza kubona ibindi bizira bikomeye biruta ibi. Nuko aranjyana angeza mu rugo rw'imbere y'inzu y'Uwiteka, maze ndebye mbona ku irembo ry'urusengero rw'Uwiteka hagati y'umuryango n'igicaniro abantu bagera nko kuri 25 bateye imigongo ku rusengero rw'Uwiteka, bareba iburasirazuba kandi basenga izuba berekeye aho rirasira. Ngibi bizira bakoraga mu rusengero Salomo yari yubatse. Maze arambaza ati, mbese ibyo urabibonye, wa mwana w'umuntu we? Ibyo bizira b'inzu ya Yuda bakoreraga aha biraboroheye, kuko igihugu bacujujemo urugomo, kandi bakongera kundakaza ndetse bakaneguriza izuru. Nicyo gituma nanjye nzabagirira uburakari, ijisho ryanjye ntirizabareba neza, kandi sinzabagirira ibambe. Nubwo bantakambira mu matwi bashize ejuru, ntabwo nzabumva.
ibi ni ibizira bakoraga muri rwa rusengero Salomo yubatse. Ikindi kizira bakoze, Yesaya igice cya mbere, ibindi bizira bakoraga muri urwo rusengero, igice cya mbere umurongo wa 2 kugeza 4. Umva wajuru, tega amatwi nawe wasiwe, kuko Uwiteka avuga ati, nonkeje abana ndabarera ariko barangomera, inka imenya nyirayo n'indogo bikamenya shebuja. Abisirayeli ntibabizi, ubwoko bwanjye ntibubyitaho. Dore wa bwoko bukora ibyaha we, abantu buzuyemo no gukiranirwa, urubyaro rw'inkozi z'ibibi, abana bonona, baharitse Uwiteka, basuzuguye Yero wa Isirayeli, baramuhararuka basubira inyuma. Niki gitumye mushaka kugumya gukubitwa muzira gukabya ubugome? Umutwe wose urarwaye, umutima wose urarabye, uhere mu bworo bw'ikirenge ukageza ku mutwe, nta hazima, ahubwo n'inguma n'imibyimba n'ibisebe binuka bitigeze gukandwa cyangwa gupfukwa, nta nubwo byabejwe n'amavuta. Umurongo wa 11, ibitambo byanyu bitagira ingano mu ntambira bimaze iki? Niko Uwiteka abaza. Mpaza ibitambo by'amasekurume y'intama byoswa n'urugimbu rw'amatungo abyibushye, kandi sinishimira amaraso y'inka n'ay'abana b'intama cyangwa y'amasekurume y'ihene. Iyo muza kundi bati kunshengerera, ninde wababwiye ko muza kundi batera urugo? Ntimukongere kunura amaturo atagira umumaro. Imibavu ni ikizira kuri nge, imboneko z'amezi n'amasabato no guterana amaterano ndabirambiwe. Ibyaha bivanze no guterana kwera bikurweho. Imboneko z'amezi n'iminsi mikuru byanyu mwategetswe, umutima wanjye urabyanga, birananiye, ndushye kubyihanganira. Nimutega ibiganza nzabema amaso, ndetse nimusenga amasengesho menshi sinzayumva, ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Uru ni rwa rusengero Imana yavuze ko Salomo yagomba kubaka, nyuma bakuramo ibizira Imana iza kururimbura. Icya 4, kutita ku butabera. Abakuru, abatambyi n'abami barenganyaga aboro, bakarenganya imfubyi n'abatishoboye. Muzabisoma muri Yeremiya 22 umurongo wa 3 n'uwa 5. Icya 5, bagakora ibikorwa by'ubupfumu no kuraguza. Abayisirayeli bizeye ubupfumu, bizera abarozi n'ibicano bitari by'Imana birubakwa, bava ku Mana nk'uko Manase yabibakoreye, abakura ku Mana bajya ku bicaniro barabiramya, ndetse baramya aberekeza mu bupfumu kubirekeza ku Mana. Icya 6, bibwiraga ko Imana itazarimbura urwo rusengero. Niko bavuga ngo Yeremiya 7:3 ngo urusengero rw'Uwiteka, ngo urusengero rw'Uwiteka nguru. Ariko Imana bavuga ngo ntimukaje mwiratana iby'uru rusengero, kuko nimukora ibyiza ruzabaho iteka, ariko nimukora ibibi nzarurimbura rube nk'umurima, kugira ngo uzahanyura wese azabone ko mwakoze ishyano. Icya 7, ni umwami Manase n'abandi bami nyine barwangirije, barushiramo ibishushanyo mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku 33 umurongo wa 1 kugeza 9. Icya 8, kwigira ntibindeba ku bategetsi b'idini. Yeremiya 5:30. Icya 9, gutatira isezerano ry'Imana ntibakurikiza amategeko yayo. Yeremiya 11 umurongo wa 9 kugeza 14. Ndetse iryo sezerano niyo mategeko y'Imana, gutegeka 4:13. Icya 10, gucika ku Mana no kwiringira ibihugu by'abantu biringiye Misiri aho kwiringira Uwiteka. Yeremiya 31, ngaho muzohumva. Yeremiya 31, biringiraga imbaraga z'abantu aho kwiringira Imana. Uwiteka aravuga ati, icyo gihe nzaba Imana y'imiryango ya Isirayeli yose. Uku ni Uwiteka avuga ati, abantu barokotse inkota, nibyo, abantu barokotse inkota, habonetse ubuntu, baboneye ubuntu mu butayu. Ariko ari bo b'Isirayeli, igihe nari ngiye kubaruhura, Uwiteka yambonekeye ati, ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo gitumye nagukuruje neza nkakwiyegereza. Aha Yesaya 31, mwumve icyo bakoze. Yesaya 31 haranditse ngo, bazabona ishyano bamanuka bajya mu Egiputa,
kwitabariza, bakiringira amafarashi, bakizigira n'amagare kuko ari menshi, kandi bakiringira abagendera ku mafarashi kuko ari abanyamaboko cyane, maze ntibite ku Uwera wa Isirayeli, kandi ntibashake Uwiteka. Ariko rero nawe uzi ubwenge azateza ibyago kandi ntazivuguruza, ahubwo azahagurukira inzu y'inkozi z'ibibi n'abakiranirwa babatabaye. Kandi n'Abanyegiputa si Imana, ni abantu gusa, n'amafarashi yabo si umwuka, ni inyama gusa. Maze ubwo Uwiteka azarambura ukuboko, utabaye azasitara, kandi utabawe azagwa, nuko bose bazashira icyarimwe. Aha Abisirayeli barekaga kumvira Imana, bakiringira abantu n'imbaraga zikomeye. Icyo nicyo cyatumye kwiringira abantu aho kwiringira Imana bizana kurimbuka. Yesaya 22:23, nimureke kwishingikiriza ku bantu bafite umwuka mu mazuru, mbese mubacaho iki? Uru rusengero rwaje kurimburwa rero, n'abandi bajyanwa i Babuloni, n'ibikoresho by'imyumbati rwa rusengero birajyanwa, abandi baricwa, hapfa abantu benshi cyane, na rwa rusengero rarimburwa. Urwo Salomo yari yarubakiye kuyesha Imana icyubahiro, ngo Imana nubwo ariho yabarizwaga mu buturo bwera, yemeye ko rurimburwa ikoresheje umupagani Nebukadinezari, kugira ngo bamenye ko bakoze ibyaha ahari bazihana. Urwo rusengero rwaje kurimburwa muri 586, niho rwaje kurimburwa na Nebukadinezari. Nyuma yaho bari mu bunyage, imyaka 70 ishize, Abayisirayeli, iyi myaka 70 imaze gushira, baragarutse bava mu bunyage, bava mu bunyage. Noneho bavuye mu bunyage ku itegeko rya Kuro, yatanze itegeko ryo gusubira iwabo, bakajya kongera kubaka urusengero, rwa rusengero bakongera bakarusana, bagasubira iwabo. Iri tegeko ryatanzwe na Kuro mu mwaka ndaza kubabwiramo. Kuro yaje gutanga iri tegeko muri 538, batangira kubaka muri 516. Aha niho batanze itegeko Kuro 538, urusengero ruza kubakwa, ariko rukaza abitaba Sanibalati na Geshemu na Tobiya baza kuvuga ko urwo rusengero rurimo kubaka ruguhirika ubwami bw'i Babuloni n'ibindi. Noneho biza guhagarikwa, nyuma rurongera rubakwa, nubwo byabayemo intambara zikomeye cyane, abanzi babo bahanganye nabo. Uru rusengero rwa kabiri rwubatswe hariho ba Zekariya, ba Hagayi, bubakaga bafite intwaro kandi biteguye kurwana, kuko bari bahanganye n'abanzi babo. Urusengero rwa kabiri nirwo Hagayi yavuze muri aya magambo. Hagayi igice cya 2 umurongo w'9. Hagayi igice cya 2 umurongo w'9, ndaza gusoma muri no jambo. Yaravuze ngo ubwiza bw'urusengero rwa kabiri ruzarusha ubwiza urusengero rwa mbere. Niko yarababwiye ngo kuba urusengero rwa kabiri ruzarusha ubwiza, ni Yesu Kristo wazaga kuvukiramo. Aha muhumve neza, urusengero rwaje kubakwa, ariko bivugwa ko paje 21 mu wifuzwa mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, nyuma y'uko iyo ngoro isenywe na Nebukadinezari, yongeye kubakwa mu gihe cy'imyaka igera kuri 300 mbere y'ivuka rya Kristo. Wifuzwe n'Intambara Ikomeye paje 21 mu Kinyarwanda. Yubatswe n'abantu bari barabaye mu bunyage igihe kirekire, batahutse mu gihugu cyabo cyari cyarahindutse amatongo, ndetse gisa n'icyabaye ubutayu. Muri bo harimo abantu bakuru bari barabonye ubwiza ingoro yari yarubatsweho na Salomo yari imeze. Nuko barira urufatiro rw'iyo nyubako nshya, bavuga ko izarusha ubwiza iyabanjirije. Ubwiza yavugaga
ubwiza yavugaga, nyamara ntabwo ingoro ya kabiri yari yarigeze inganya ubwiza n'iya mbere. Iya mbere niyo yari nziza, ariko ubwiza yavugaga ukomeze usome, baranditse ngo ni ubwiza Yesu yazaga kuvukira mu isi agasengera muri urwo rusengero rwa kabiri. Urwa mbere kuko bakoze ibibi, bakoze ibizira, bimura Imana, banga kwihana, barigomeka, baca imanza nabi z'imfubyi n'abapfakazi, iminzani barayirya, Mika 6:8 barayiriganya, bakaza gusenga ku isabato ngo turakijijwe. Imana ikavuga ngo muri amabandi, mumeze nabi, ntabwo muri abakiranutsi. Uru rusengero rwaje kurimburwa, nyuma hubaka urundi bavuye mu bunyage. Uru rwaje kubakwa nirwo Yesu yasengeyemo. Hagayi 2:9, nibwo bwiza urusengero rwa mbere bavugaga mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, kugira ngo tubyumve, page 25 haranditse harya ati, haravuze ngo dans des siècles les Juifs s'étaient vainement efforcés de montrer comme les promesses de Dieu faites par le prophète nkuko mu binyejana byahise abayuda bakoze ibizira, banga kumvira amasezerano y'Imana. Nkuko Hagayi bihanuye, ubwibone, kutizera byaruhumye bwababuzaga kwakira ijambo ry'Imana. Ce qui honore le second temple ne suffit pas la nuit glorieuse de Jéhovah. Ntabwo urusengero rwa kabiri habonetsemo igicu cyaje kuri urwo rusengero, mais la présence personnellement de celui qui habite corporellement toute plénitude de la divinité, c'était Dieu manifesté en chair. Icyo Hagayi yavugaga ngo ubwiza urusengero rwa kabiri uzarusha ubwa mbere, ni Yesu Kristo wazaga kuvukira muri rwa rusengero rwa kabiri, nuko bakagomba kumwakira nk'umukiza. Ariko nawe ntibamwakiye. Muzasoma muri Yohani igice cya 1:12 ngo yaje mube, ngo ariko be ntibamwemera, ngo yari umucyo, ngo ariko umucyo ntiwawumenya. Ndetse mu bifuzwa ibihe byose, page reka turebe ipaje shaka cyane 56 mwumva uko havuga. Haranditse ngo page 55, igihe yaratangiye kwitegereza imibereho y'abantu, yasanze ko amategeko agenga imibanire y'abantu yahoraga ahanganye n'ay'Imana. Abantu bari bararetse ijambo ry'Imana, maze bakirata inyigisho zabo bwite bihimbiye. Bakomezaga imigenzo y'abakurambere itarangwamo ukuri na guke. Gusenga kwabo kwari kugizwe n'imihango idafite akamaro. Ukuri kwera kwari gufite umugambi wo kubigisha gusigara gwishwa amaso y'abasenga, yibonera uburyo nta mahoro aboneka muri iyo mihango itarimo kwizera. Abayuda ntibari bazi umudendezo by'umwuka bashoboraga guhabwa bakoreye Imana mu kuri. Nk'uwazanywe no kwigisha ubusobanuro bwo gusenga Imana by'ukuri, ntiyashoboraga kwemera urwo rusobekerane rw'amategeko y'abantu avanze n'ay'Imana. Atarwanije amategeko n'imigenzo yabo bigisha b'ibyatwa, Yesu yashimishijwe no kwisobanura hifashishije ijambo ry'Imana iyo babaga bamucyashe kubw'imyifatire yoroheje. Yesu urusengero rwa kabiri nirwo yasengeyemo, arubamo, abumwizera, abona amategeko y'Imana abangamiwe n'amategeko idini y'Abayuda yari yarashizemo ho, ndetse bagakomeza imigenzo y'abakurambere cyane kuruta gukomeza ibyanditswe byera. Nyuma yaho birumvikana, nyuma yaho Yesu icyigisho cya nyuma yigishije akiri umwana yatangiye kwifatira ibyemezo muri urwo rusengero. Nyuma yaho rero amaze kuba mukuru atandukana n'urusengero. Icyigisho cya nyuma yigishije muri urwo rusengero ni Matayo 23:1-39, aho yababwiye ngo mw'abafarisayo mwandyarya mumeze nk'ibituro bisize ingwa, ngo ariko imbere ari imyanda, ngo muzi inyuma ku gikombe ariko imbere ari imyanda, ngo mukomeza kuvuga amasengesho urudaca, mukarya ingo z'imfubyi n'abapfakazi, ariko imbere mumfite ububi bwica. Urwo rusengero nirwo Yesu yaje gusohokamo. Matayo 23:37 mwumve. Uru rusengero rwa kabiri
mu rwumvi. Nirwo Yesu yaje gusohokamo. Matayo 23 umurongo mwumve umurongo wa 37 reka duhere ku murongo wa 36 na 5. Reka duhere kuri uyu murongo mwumve 3-4. Nuko rero kubw'ibyo ngiye kubatumaho abahanuzi n'abanyabwenge n'abanditsi, bamwe muri bo muzabica, muzababamba, abandi muzabakubitira mu masinagogi yanyu, muzabarirukana mu midugudu yose bajyamo. Muhereko mugibweho n'amaraso yose y'abakiranutsi yaviriye ku isi, uhereye ku maraso ya Abeli umukiranutsi ukageza ku maraso ya Zakariya mwene Berekiya. Mwici hagati y'aheraho urusengero n'igicaniro. Ndababwira ukuri yuko ibyo byose bizasora ku iki gihe. Uru rusengero rwa kabiri yari arimo kubacyaha agiye gutandukana nabo. Yerusalemu, Yerusalemu, wica abahanuzi ugatera amabuye wagutumweho, ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo ntimunkundire, dore inzu yanyu musigiwe ari umusaka. Ndababwira yuko mutazongera kumbona uhereye none ukageza ubwo muzavuga muti hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Iri jambo ngo asohotse mu rusengero, Matayo 24, akigenda abigishwa bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero rwa kabiri. Aravuga ngo ntimurebe ibi byose, nta buye rizasigara rigeretse ku rindi ritajwumwe hasi. Matayo 24 umurongo wa 1. None se icyo Yesu yashaka kuvuga ni ikihe? Uwifuzwa ibihe byose 526 haranditse ngo 527, ariko Isirayeli nk'ishyanga ryanze Imana yaryo, amashami kavukire yo mwerayo yarahwanyutse, yongera gutera akajisho bwa nyuma mu rusengero imbere, maze Yesu avuga aya magambo abaye ngo dore inzu yanyu musigiye ari umusaka. Ndababwira ko mutazambona uhereye none ukageza ubwo muzavuga muti hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Kugeza icyo gihe Yesu yitaga urusengero inzu ya se, ariko uhereye ubwo umwana w'Imana yari amaze gushingura ikirenga arenze inkuta zarwo, ubwiza bw'Imana bwari bwigendeye by'iteka ryose buvuye muri rwa rusengero rwari rwarubakiye kuyesha icyubahiro. Guhera uwo munsi imihango yajega kwakorerwa yose nta busobanuro yari igifite, kandi imirimo yaho yari hindutse urukozasoni. Yesu arasohoka mu cyigisho cya 67 gitangira mu wifuzwe byose haranditse ngo c'était la dernière fois que Jésus enseignait dans le temple. Bwari ubuheruka Yesu yigishiriza mu rusengero. Ubwo rusengero nirwo mu mwaka 31 niho Yesu yatandukanye n'urwo rusengero ayukwe, arangije baramubamba Abayuda, barangije n'intumwa zibazigirira nabi, yarasubiye mu ijuru. Bigeze muri 66 rwa rusengero rukiriho, hajo bita Sestius Garius, umugabo w'ingabo w'Abaromani, araza ararugota. Aje kurugota bari barabwiwe ijambo rivuga ngo nimubona ikizira gihagaze ahera ubisoma byitondere. Ngo abumvise iryo jambo bahise bahungira Ipera n'ahandi, kuko bari babonye Sestius Garius ageze i Roma. Ngo wari umuburo kugira ngo nyabu nubibonye. Nyuma yaho yaje guhamagarwa asubirayo ari kumwe n'ingabo 30,000. Nyuma yaho ngo arasubirayo, ngo Abayisirayeli babica uwo bica ingabo za Sestius Garius, babica umugenda. Ngo uwitwa Titus muri 70 yazanye umujinya wo guhorera, bararugota rwa rusengero, bararugota. Uwasimbukaga akavamo bamubambaga nk'uko umwami wabo yabambwe Yesu, kuko iri jambo ngo ryasoye ngo uko wagenje niko uzagenzwa. Bade rimwe 10 umurongo muzasoma ko uko wagenje ariko uzagenzwa. Uru rusengero rwaje kurimburwa, bararugota, hapfa abantu benshi, amamiliyoni barabica. Rwa rundi rwo muri 70 ngo huzuzwaga isezerano rivuga ngo uyu Yesu bamubamba muri 31, ngo baravuze ngo amaraso yazatubarweho n'abana be n'abana bacu. Ngo iryo sezerano ngo Imana yararyumvise bisabiye, ngo iryuzuza muri 70, barimbukira muri Yerusalemu, rwa rusengero rwiza rwubakisha izahabu. Imana yemera ko rurimbuka ruvaho.
bantu b'Imana, reka tubabwire uko urwo rusengero rwari rumeze. Muri urwo rusengero rwari rumeze rute? Titusi yabonye ko adashobora guhosha uburakari bw'abasirikare, yinjirana mu ngoro n'abakuru b'ingabo be, maze paje 28 intambara ikomeye. Maze bitegereza uko iyo nyubako yari iteye imbere, ubwiza bwayo bwarabatangaje, maze kuko ibirimi by'umuriro byari bitaragera hera, agerageza ubuheruka gukora iyo bwabaga kugira ngo batayisenya ya nyubako. Nuko asohotse arongera yinginga abasirikari ngo bahagarike inkongi y'umuriro bawubuze gukwira hose. Bari gutwika rwa rusengero rw'i Yerusalemu, bagiye kurutwika. Liberalis wari umukapiteni w'umutwe w'abasirikari 100 yagerageje guhatira abasirikari be kumwumvira akoresheje inkoni ye y'ubuyobozi, nyamara no kubaha umwami w'abami ubwabyo byari byasimbuwe n'umujinya w'inkazi bari bafitiye abayuda. Gushishikazwa n'imirwano, kuzuye ubugome ndetse no kurangamira gusahura, abasirikari babonaga ibazengurutse byose birabagirana zahabu. Yabengiraniraga cyane mu mucyo ukaze w'ibirimi by'umuriro. Bibwiye ko mu buturo bwera hahunitswe mu butunzi butabarika. Umusirikari batamenye uwo ari we yajugunye igiti cyaka umuriro kinyura hagati y'amapata y'urugi, maze inyubako y'ingoro yose ihita ifatwa n'inkongi y'umuriro. Umwotsi n'umuriro byahumaga amaso, byatumye abakuru b'ingabo bisubirirayo, maze iyo nyubako y'agahebuzo igerwaho n'akaga kari kayirindiriye. Iryo sezerano ryo gutwikwa Yerusalemu igashya ngo bari bararisabye muri 31 ngo amaraso yacu azatubarweho n'abana, ngo Imana iraryumva iribishura uwo munsi muri 70 benshi barapfa. 29 ingoro y'Imana imaze gusenwa, umuji wose wahise ufatwa n'Abanyaroma. Abakuru b'Abayuda barahunze bava mu minara yabo, bibwiraga ko idashobora gufatwa, maze Titusi asanga nta muntu uyirangwamo. Yayitegereje ayitangariye, maze avuga ko Imana ariyo yayimugarije, kuko ubundi nta ntwaro z'intambara uko zari kuba zikomeye kose zari gushobora guhirika inkike z'uwo mudugudu. Umuji n'ingoro y'Imana byarashenwe byombi kugeza ku mfatiro zabyo, maze ubutaka bwari bwubatsweho inzu y'Imana buhingwa nk'umurima. Yeremiya 26:18. Mu gitero cy'ubwicanyi byakurikiyeho abantu barenga miliyoni barahaguye, abarokotse bajyanwa ari abanyagano, bagurishwa nk'abacakara, barabakurubana bajyana i Roma kwerekana insinzi yabo, babajugunyiye inyamaswa z'inkazi mu bibuga by'imikino ngo zibarye. Abandi baratatana bakwira isi yose bameze nk'inzererezi zitagira aho kuba. Nguko uko urusengero rwa kabiri rwagize iherezo, rurarimbuka muri 70. Rero muri 70 rumaze kurimburwa, nta rundi rusengero rwera rwirabura. Turukwigana ijambo ritubwira ngo inkomoko y'urusengero n'iherezo ryarwo, rwa rundi rwarimbuwe na Nebukadinezari muri 586. Urwa kabiri ruza kurimburwa na Generali Titusi muri 70 kubwo gukora mabi ndetse no kugambanira umwami wabo, byatumye Imana narwo irurimbura. Uyu munsi urusengero tuvuga, ese urusengero tuvuga rugomba kubakwa ko urwa mbere rwarimbuwe, urwa kabiri rukarimburwa, hakaba harabaye umurima. Uyu munsi urusengero tuvuga ni uruhe? Uyu munsi none insengero zivugwa iherezo, itangiro n'urusengero rw'i Yerusalemu, rw'i Yerusalemu rwararimbutse. Urwa Salomo rwararimbutse. Urwa kabiri rw'i Yerusalemu Yesu yasengeyemo narwo rwararimbutse. Nta rundi guhera icyo gihe intumwa zagiye ziteranira ahantu ku karubanda zikigisha ijambo ry'Imana, aho niho zagiye zihurira zigasoma ijambo ry'Imana. Ahubwo uyu munsi haranditse ngo muri Yohana igice cya 4, Yohana igice cya 4, reka mwumve uko havuga. Yohana igice cya 4 umurongo, ese urusengero rwacu uyu munsi tuzakora iki? Rya tafari n'irindi ryubakaga urusengero rwa kera mu gihe cya Salomo
no mu gihe cya Yesu no mu gihe basanaga rwa rusengero, itafari n'irindi uyu munsi turubakisha ni umwizera ku wundi. Icyondo cyafatanyaga rya tafari rigakomera, inzu igakomera, nirwo rukundo. Muzabisoma muri Yohana 13 umurongo wa 34 na 35 haranditse ngo iki nicyo bose bazabamenyera ko muri abigishwa banjye nimukundana. Yohana igice cya 4:23 urusengero rwacu ruzaba uruhe? 4:23 dore mwebwe musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda, ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bamusenga. Yohana 18, Matayo 18 umurongo wa 19 urusengero uyu munsi rugomba kubakwa n'uruhe? Matayo 18 umurongo wa 19 haranditse ngo kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose bazagikorerwa. Umurongo wa 18 ndababwira ukuri kuko aho babiri 18 umurongo wa 20 Matayo, kuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye nzaba ndi kumwe nabo. Urusengero rwararangiye, ariko aho babiri cyangwa batatu bateraniye nzaba ndi kumwe nabo. None se reka dusome mu rwa mbere rw'Abakorinto. Abantu bajya bigira bati urusengero ni bande? Ntabwo urusengero ari inyubako, ahubwo urusengero ni abantu naho basengera. Ngaho mu gitabo cy'urwa mbere rw'Abakorinto 3:16 haranditse ngo ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe? Umuntu utsemba urusengero rw'Imana n'Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe. Kuko uyu munsi nta nsengero zubakwa ziriho, ariko urwubakwa itorero ry'Imana rigomba kubaka gutya ngo ntimuzi yuko mu rusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe? Umuntu utsemba urusengero rw'Imana n'Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ni urwera kandi urwo rusengero ni mwebwe. Rero ibyakozwe Abaheburayo 3:6 haranditse ngo Kristo akiranuka nk'umwana utwara inzu yayo, iyo nzu yayo ni twe, niba dukomeza rwose ubushizi bw'amanga twiratana ngo bikomere kugeza ku mperuka. Ibyakozwe 17:24 Imana yaremye ijuru n'isi ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu, ibahe? Yesaya 66 umurongo wa 1 kugeza 2:3 haranditse ngo ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye, muzanyubakira nzuki kandi aho nzaruhukira hazaba ari hantu ki? Kuko nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushitsi n'ijambo ryanjye. Ibyakozwe 16 umurongo wa 11 kugeza 14 haranditse ngo turaromburuza tuvayo tugere Samotraki, tuje inyuma y'irembo dukeka yuko ari ahantu ho gusengera. Uko niko byagenze mu Baroma. Reka turebe iri jambo byakozwe n'intumwa 13 umurongo wa 11 haranditse ngo 11 reka turebe 16 umurongo wa 11 nuko dutsukira Tirowa turomboreza tugeze Samotraki, bukeye bwa tugere Neapoli, tuvayo tugera i Filipi, ni umudugudu wa mbere wo mu ntara y'Makedoniya wubatswe n'Abaromani bahimuke. Tumara iminsi muri umudugudu ku munsi w'isabato, tuva mu mudugudu tujya ku mugezi inyuma y'irembo dukeka yuko ari ahantu ho gusengera. Rero bantu b'Imana mwumve urusengero uyu munsi tuzagira. Abefeso 2 muzahasoma, aho hose herekana ko urusengero rw'Imana ni urwera, kandi urwo rusengero ngo rurakura kugira ngo rube inzu y'Imana yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Ibihamya umuzingo wa 2 page 192 mu Gifaransa haranditse ngo bene data, mes frères, si vous continuez aussi à être indolents, aussi égoïstes, aussi mondés, Dieu vous laissera certainement de côté. ngo Imana izaturanya abantu batitaho ubwabo kandi batazatindiganya gusohoka kinezitero pasorotire ko mufilere metre, nk'uko umwami wabo yasohotse inyuma y'ingando. Rero guterana abantu ku karubanda
hehe n'intumwa niho zateraniraga. Iby'insengero byarangiranye no muri 70 niho rwaje kurangira. Rero bantu b'Imana, icyo tubabwira ni kimwe, ni ukugira ngo tumenye icyo ijambo ry'Imana ritubwira, tugende ku byanditswe byera, nta kongera nta kugabanya. Icyo ni Imana idushakira. Isomo rya nyuma ni ibyakozwe n'intumwa 7:38. Kandi Mose niyo wari mu itorero ryo mu butayu hamwe na marayika wavuganye nawe ku musozi wa Sinayi, kandi yari kumwe na ba sogokuruza, nawe ni ne wahawe amagambo yo kuduha. Umurongo wa 44. Ba sogokuruza bari bafite ihema ry'ubuhamya bari mu butayu, nk'uko yavuganye na Mose yamutegetse kurirema, arishanije n'icyitegererezo cy'iryo yaboshye. Iryo ba sogokuruza barihawe na base, riba uruherekane, barizana Yosuwa bagiye imbere ubwo batsindaga amahanga ay'Imana yirukanaga imbere yayo, kugeza mu gihe cya Dawidi, wari utonye imbere y'Imana, asaba kubakira Imana ya Yakobo ubuturo. 47. Ariko Salomo niyo yubaka inzu, nyamara isumba byose ntiba mu nzu yubatswe n'amaboko y'abantu, nk'uko wa muhanuzi yavuze ati, ijuru niryo ntebe yanjye, isi nayo n'intebe y'ibirenge byanjye, muzanyubakira nzu ki? Ni kuwiteka baza, cyangwa aho nzarukira hazaba ari hano ki? Turasoje. Itangira ry'urusengero ni igihe cya Dawidi apanga planification yo kubaka urusengero, nyuma ruza kubakwa na Salomo, rurarimburwa muri 546. Nyuma urwo Hagayi yahanuye ko ruzarusha ubwiza urwa mbere, n'urwo Yesu rwa rundi bavuye mu bunyage baje gusanura, urwo Yesu aruvukiyemo nawe banga kumva ukuri kwe, atandukana narwo. Wifuzwe byose 181 mu Kinyarwanda, arangije urwo rusengero rusigara umusaka, nirwo rwaje kurimburwa na Titusi. Uyu munsi nta rundi tuzi urwo rusengero rwongeye kubakwa, ahubwo yavuze ngo ntimuzi yuko mu rusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri twe. Imana iduhe kumenya ko turi insengero z'Imana, kandi iduhe kumenya intangiriro y'urusengero rwa mbere n'iherezo ryarwo, ko nta rundi rwongeye kubakwa, kandi ko kera rwabaga ari rumwe, ugasenga werekeye iyo ruri. Imana iduhe kuba insengero z'Imana, iture mu mitima yacu, iture muri cerveau, iture muri esprit, muri ame, mu ntekerezo, kugira ngo Yesu naza azatwirika amara ry'ubugingo. Nibyo nabasabiraga, nanjye netse mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Turagushimye, turaguhimbaje Imana ikomeye, kubw'urukundo rwawe rwakomeje kubana natwe. Izina ryawe rirahabwa icyubahiro. Tumaze kwiga ijambo ryawe ritubwiye inkomoko y'urusengero n'iherezo ryarwo. Abenshi twashidikanyaga, ntabwo twari tuzi uko byari bimeze, ariko tubonye ko barukoragamo ibizira, bigatuma urwo rusengero rurimburwa. Urwa kabiri narwo rwararimbuwe, intumwa zikomeza guterana ku karubanda aho zigiraga ijambo ryawe. Turakwinze kugira ngo natwe uduhe kumva ijambo ryawe, insengero zacu ariyo mitima yacu uyituremo, dutandukane n'icyaha n'igisa nacyo. Nuzaza uzatwirika amara ry'ubugingo, ubidufashemo, kandi uzaduha amaherezo meza. Tubise twizeye mu izina rya Yesu, amen.